Bismillahirrahmanirrahim. Umudawati ryahamye iyamuremye Isa. Mahoro y'Imana abane namwe nshuti bavandimwe mudukurikirana. Uyu munsi rero tugiye kongera kuganira ku bijyanye n'umunsi ukomeye cyane. Iminsi igize umwaka ni 365, ariko muri iyo minsi harimo iminsi igiye iruta indi, harimo amezi agiye aruta andi, noneho harimo n'imyaka igiye iruta indi. Iminsi cyangwa se amezi aruta andi ni ukwezi gutagatifu kwa Ramadhani. Iminsi cyangwa se ibyumweru biruta ibindi ni icyumweru cy'umunsi wa gatanu. Nagira ngo rero uyu munsi tuza kuganira umunsi wa gatanu, umunsi ukomeye cyane, umunsi dusangaho ibigwi bigiye bitandukanye by'uwo munsi udakwiye gucikwa hano. Ese buriya wari uzi ko ku munsi wa gatanu ari wo munsi Imana yaremyeho Adamu? Imana yaremye Adamu ku munsi wa gatanu. Mwumve ukuntu ukomeye cyane uriya munsi. Noneho uwo munsi wa gatanu Imana imaze kumurema, n'igihe yavanwaga mu ngobyi amaze gukora kiriya cyaha ntabuze gusubiraho, naho hari ku munsi wa gatanu. Ikindi, uyu munsi wa gatanu niba ariho Adamu yaremweho akanapfiraho akanakurwaho mu bwiza bw'Imana, hari ku munsi wa gatanu. Bavandimwe rero bantu mutwumva, umunsi wa gatanu ni umunsi ukomeye cyane. Nziyo ni mpamvu kusubiza babandi bavuga ngo kuki Abayisilamu basenga ku wa gatanu. Izuba iri mubona rijya kuboneka rijya kurasa ryarashe ari ku wa gatanu. Ubu ni ubushakashatsi, niyo mujya ngo ndakubeshya. Ikindi gice tuzakwereka ibitabo byinshi biba bisobanura. Ndacyabanza guca mu ncamake y'umunsi wa gatanu. Umunsi wa gatanu rero ndagira nongere nkubwire ko umunsi wa gatanu ari wo Imana Allah subhanahu wa ta'ala yahereye uburenganzira intumwa y'Imana Muhammad, niwo munsi yinjiye mu mujyi wa Madina avuye Maka. Yawinjiyemo Madina ari kuwa gatanu. Ndacyakomeza ibyiza by'umunsi wa gatanu. Umunsi wa gatanu hanga Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yaratubwiye ngo igihe uzumva umuntu ahamagaye umuhamagazi agatora adhana, gahamagara ku munsi wa gatanu, uzareke ibyo uri gukora byose witabire iki? Isengesho. Umunsi wa gatanu. Angahe intumwa y'Imana Muhammad, Imana imamahoro imigisha, arakomeza tubwira ngo umuntu waretse iswara y'umunsi wa gatanu kiri mu cyaha ndenga kamere. Babandi mudasari iswara y'uwa gatanu mumenye ko muri gukora icyaha ndenga kamere. Ngo umuntu waretse rero iswara y'uwa gatanu, Allah subhanahu wa ta'ala azamushyira icyapa ku mutima, azaba ari mu banyagihombo ku munsi w'imperuka. Tugikomeza ku munsi wa gatanu. Umunsi wa gatanu uko byasa kose imperuka izaba ari kuwa gatanu. Imperuka izaba ari kuwa gatanu. Umunsi wa gatanu rero muwitondere, mukoreye ibi byiza byinshi, uzava hano ku isi nanjye nzava hano ku isi dufite ibyiza twakoze kuri uyu munsi wa gatanu. Rero bavandimwe Islam, turabasaba n'abatari Islam ko mudukorera share, subscribe, ibintu bikagenda neza. Bavandimwe Islam, urupfu rurababaza cyane. Nagira ngo ukurikirane iyi video. Iyo umuntu ari gupfa bigenda bite? Avuga yahe magambo? Kurikirane iyo video. Allah
بسم الله الرحمن الرحيم umudawati ryahamye iyamuremye Isa. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اذكر الله يا ابوي اذكر الله اذكر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله لا إله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الأمور زينة إن شاء الله الأمور زينة إن شاء الله الأمور زينة. لا الله بالله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. اذكر الله اذكر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد.